Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko mumeze neza cyane muri agiye atandukanye bayi kazana kuri The Focus iwabo dusobanuye tugufere ko tumeze fresh. Umunsi kwasana agafilme ko mu bwoko bwa horror comedy kitwa Black Friday. Icyo saba gusana kumwandira kuri like na share hanyuma tukirira show. Filime itangirira ku ruherekane rwa za supermarket zitwa Walmart aho imyiteguro ya promotion ya Black Friday yaririmbanije ndetse ahangaha umukozi w'iyi supermarket witwa Monty yurira ku rwego aho yaragiye kumanika icyapa cya promotion. Gusa bitunguranye ikintu kidasanzwe cyarabaye igihe yarahagaze ku rwego hejuru hari ikintu cyakubise ku gisenge cya supermarket kitobora ku muvuduko wa danger kikubitamo hasi. Yihuse cyane rero Monty yahise ariko ibyo ari gukora byose kugira ngo ajye kureba icyari cyo. Aho nyuma bidatinze yaje kubona ikintu kidasanzwe giteye ubwoba, uruntu ruteye isesemi turi gutera rwikubise hasi. Wa musaza ngo ni Monty yegereyeho neza kugira ngo yitegereze neza icyari cyo, cyane ko cyari kimeze nk'ikiri kwihambura. Ndetse kihambura havuyemo uruntu rw'umweru rumeze nk'igiparaziti rufite n'umunwa neza nkaho wajyanga ibintu bigiye gusohokamo. Igihe neza rero wa musaza biboneye yegereyeho neza kugira ngo yitegereze urwari rwo, ariko rwa ruparaziti rwahise rumucira ibintu by'umweru by'uburozi. Cyangwa twumva urusaku rurimo ubwoba bwinshi, ari nako tubona amaraso atarukira ku rukuta, bigaragara yuko wa musaza kiba kimaze kumunywa. Dukomeza batwereka handi ariko muri uwo mujyi mwe umukozi ukora mu iduka ricuruza ibikinisho Ken Betts abagiye gusura mu rugo rw'uwahoze ari umugore we, ndetse abageze aho ngaho aba yarazanye abakobwa babo babiri ngo bashyire mu rugo mbere yuko yerekeza ku iduka bakoreraho ryitwa We Love Toys Store. Ndetse ahangaha tumenya yuko wahoze ari umugore we abamaze iminsi mike yashyingiranywe n'undi mugabo. Umugabo we n'umwana mwiza rwose ntari birye. Gusa babakobwa barabyanye na Gates babirirwa baburana ngo ababyeyi babo ni abantu bateye irungu bya hatari ngo babirirwa aho ngaho nta kintu kizima babakorera. Ndetse bihita bigaragara yuko bano bana bashaka kumana umwanya munini na papa wabo Ken apana mama wabo. Gusa papa wabo Ken abagomba gukora buri munsi ku buryo no ku munsi wa Thanksgiving abagomba gukora bityo abasiga mu rugo ubona yuko batishimye. Nyuma y'ibingibi rero Ken yagiye kureba umukozi bakorana witwa Chris Godek we mu rugo kugira ngo amutware. Kumbe uyu mutipe ngo ni Chris ari muri ba batipe baho ngaba amadage bitonda ubu kibana n'ababyeyi. Ndetse papa we igihe cyose ngaba barabona yuko umwana wari umuhombyi ndetse yirirwa namutuka bya taratura cy'abana. Gusa nubwo bimeze gutyo Chris aba yaramaze kwiyakira yuko na Yesu akibi wabo kandi afite imyaka ingana nk'ingi dufite muri uyu mwaka. Bityo rero we na Ken baba bifitanye ubushuti bwiza ntari biryabo. Biba bituma n'akazi kabo karuhanije bya hatari kamera nka koroshyamo gakeya. Uko ari babiri rero bageze ku kazi ariko n'ubundi bahagera bameze nk'abatishimiye kubera ukuntu bagomba gukora kandi ari ku munsi wa Thanksgiving. Uko batabyumva ni nko gukora kuri bonane cyangwa se kuri Noheli kuna bari ibintu bya danje. Gusa bari kurekiza ku kazi babonye yuko supermarket nini ya Walmart ibira aho ngaho muri quartier kuri uyu munsi bifunze kandi ari umunsi w'ingendo abantu bagomba gukenera serivisi bya hatari no kugira ibintu bagura. Gusa ikintu batazi ni uko iyi supermarket ubwayo ariyo iba yamaze kugerwamo na cya giparaziti cyamaze abantu kare. Hanze ya rya duka rero rya We Love Toys haba ari umurongo munini w'abakiriya bafite umujinya bategereje yuko iduka rifungura. Ndetse muri uwo murongo harimo umugabo n'umugore nabo bategereje kugurira ipupe abana babo. Gusa uwo mugabo abigaragara yuko atameze neza ndetse akabwira umugore yuko ngari kubabara mu nda. Gusa umugore we ahita amuga ati pfusha ihangane cyane yuko abumva ko batakihanganira kuva mu murongo ngo babaceho. Nyuma y'akanya gato rero Ken na Chris biyunze ku bandi bakozi bagenzi babo ari nako bose bari kwitegura kugira ngo bafungure iduka ku munsi wa promotion ya Black Friday. Ndetse Ken avugana amagambo menshi n'undi mukobwa bakorana witwa Melanie aho bita bigaragara yuko abangabo ko ari babiri bafitanyemo akantu kameze nk'urukundo bashaka kubikurikirana n'iki. Ku rundi ruhande rero undi mukozi witwa Bircher yasohotse hanze y'iduka aho yaragiye kwinywera agatabi aciye mu muryango w'inyuma. Ahagaze aha rero nibwo yabonye ikintu kimeze nk'igifi kiba gifashe kuri nk'iyo modoka iparitse aho ngaho muri parking. Yabaye rero nk'uwigira imbere gatoya kugira ngo yitegereze neza icyari cyo, ariko biza kurangira yifungiranye umuryango uhita ufungira imbere. Ubwo rero nibwo yatangiye gukubita ku muryango ari gusaba umuntu uri imbere kugira ngo amufungurire. Gusa muri uyu mwanya udasanzwe nibwo ikintu kidasanzwe cyabaye, ikintu cyaramwata kimuturutse inyuma tubona agatabi konyine ariko gasigaye. Amashusho rero ahita akomeza ikitaraganya n'imbere handi mu iduka aho abakozi bose bamenyeshwa yuko uyu munsi batari buze guhemberwa overtime muri iryo joro. Abakozi rero bari basanzwe n'ubundi barakaye kuba baje gukora kuri uyu munsi wakonje. Aya makuru bakibavuga ko batari bunabahembere overtime, ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Noneho Ken we ari gukomeza kurikirwa n'akandi gakozi gishyashya kitwa Emmet kaba kaje kwimenyereza akazi. Nyuma rero ibintu byose byari bimaze gutunganywa
iduka noneho byarangiye barifunguye. Hanyuma uruhuri rw'abakiriya benshi bahita bihutira kwinjira mu iduka, aho bose batangiye guterura ibikinisho nk'abasazi neza, aho batangiye kugura neza nk'abari kugura amasuka. Abakozi bo mu iduka rero batangiye kuba bize byatari, ari nako Chris yatangiye kwita ku muntu w'umukiriya w'umukecuru wari urakaye kandi hakiri kare. Gusa arimo akanda kuri mashine yabonye ibintu biri iduka biri kuri clavier, ndetse na wa mukobwa wundi ngo ni Marnie abona umuntu w'umusaza uhagaze ku ruhande ariko umureba nta kintu kimwe yitayeho amukanurira. Ibintu rero bitera ubwoba uno mukobwa byatara, ariko n'ubundi akisubirira mu kazi akavuga ati kunde bose bintwaye iki. Igihe abakozi bose rero bari bihugiriye mu kazi kabo, wa mukecuru yari warakaye yahise agenda kwicara ku ntebe ya Santa yari ku ruhande, ariko kamera imanutse munsi y'intebe aba yicayeho tubone yuko rwa runtu rwatoboye kuri ya nzu kare ruri kwica umuntu ruba ruri munsi neza y'intebe. Ku rundi ruhande muri iryo duka rero umunsi wa Chris warushijeho kuba nabi cyane ubwo yahamagawe ngo aze akore amasuku ahantu umuntu yari arutse. Kumbe nuko batari babizi ibi bitaga ibirutse, ahubwo byari ya parasite yaciriye bya bintu hasi, ndetse tayari iba yamaze kwanduza bamwe mu bakiriya bari barimo aho ngaho, biba byatumye abo bakiriya bahinduka neza nk'inyamaswa. Chris rero yatangiye gukora amasuku hahandi, ariko aza gutungurwa abonye umwe mu bakiriya umaze kwanduzwa na ya parasite amwataka. Gusa Chris yabashije kwitabara amusunikaho urwuma rwari ruriho bya bikinisho. Nyuma bidatinze ibyo ngibyo bibaye rero, undi mukozi witwa Archie yasohotse mu cyumba cy'abakozi ahita abona ukuntu ahantu Chris yari ari ibintu byose bimaze kwangirika. Byaramucanze rero Tari ahita ajya gutanga raporo kwa manager, aho Chris baba batazi ikibazo yagize bahita bamwihutana bakaba bamufungiye mu cyumba cya stock, bazi ngo ni ukoze amakosa nyine ngo yangije ibikoresho, ndetse abasobanuriye yuko we yatatswe n'abantu bameze nk'inyamaswa neza, bose banga kumwizera. Hanze rero undi mukozi wundi witwa Emmett nawe yatatswe n'umuntu w'umugore wamaze guhinduka, aho yamuciyeho ibintu by'umweru kugira ngo nawe amuhindure amere nkawe. Gusa Ken aza gutabarwa neza ku munota wa nyuma kugira ngo nawe amwanduze. Gusa Ken yaraje aramutabara ku munota wa nyuma, hanyuma uko ari babiri bahita bihuta bajya kubwira abandi bakozi ibiba bimaze kubabaho, ndetse ahangaha banagejeje guhamagara polisi. Gusa batungwa no gusanga umurongo wa telefone uba uhuze byataye ku buryo polisi bitari kwitaba. Gusa nabwo ibi byose biba byabaye, manager wari ryaduka n'ubu ngo abagitsimba ariko ngo bagomba gufungura ijoro ryose, cyane yuko bari kwizera yuko abakozi bari guhimba ibi ngibi byose kubera ukuntu baba batishimiye gukora kuri uyu munsi. Nyuma y'akanya gato rero wa mukozi ngo ni Emmett yikubise hasi atangira guhwera, ndetse atangira guhinduka neza ya nyamaswa iteye isesemi. Hanyuma umukashe Anita yamwegera ashaka kumufasha, gusa muri ako kanya yahise yica kuko Emmett yahise amuciraho bya bintu by'umweru, ndetse ako kanya Emmett we ahita ahinduka inyamaswa ye nyayo agerageza kuhataka abandi. Gusa kubw'amahirwe Archie uburije amwegereye ahita amurashisha ya mbunda irasa imisumari, ndetse ahita amusunikira hanze y'iduka. Akanya rero ya groupe yatangiye guhamagara ku iduka, baba begeranye bari kubaka ubufasha. Gusa nabo bahita babeye yuko naho abakozi babo tayari baba bamaze guhinduka. Babajije rero igisubizo cyangwa se ukuntu babyifatamo, uwo mugore uri kuri telefone yabagiye inama ngo yo gutandukanya abantu banduye n'abakiri bazima. Gusa nyuma y'amasegonda make cyane telefone yahise yikupa, bigaragaza yuko na wa mukecuru aba amaze kuribwa yishwe n'aba bantu bahindutse. Mu mashusho akurikiyeho rero abakozi bose biyemeje yuko bagiye kwirukankira muri etaje yo hasi bakajya kwihisha kugeza igihe ibintu byose bibuze gusubirira ku murongo. Ariko manager n'ubu ngubu aba agifite impungenge ati mureke gufunga rwose mwabantumye, ati uyu munsi ndi bucuruze koko. Ariko abandi bakozi bose baramuzibije bamwe ati zibaho ngaho wamugibwa. Noneho wa mukozi wundi ngo Anita nawe ageze gutya agatangira guhinduka. Abakozi bose bahise bihuta batangira gutabara ubuzima bamanuka handi hasi kuri floor ikurikiraho. Gusa bakimanuka bahageze ibyo babonye byabateye ubwoba byatari, kuko hose bahasanga huzuye amaraso, ndetse bakibonera umuntu w'umugore uba uri gukurura umuntu wakaswemo kabiri amujyana ku rundi ruhande. Wa mukozi rero Archie, Blan na Chris babonye yuko abandi bakiriya benshi bari kurushaho kwinjira, bityo bahita bemeza gushyira ubuzima bwabo mu kangaratete, ariko byibuza bakabasha gufunga ku muryango w'imbere, byibuza ibihereza amahirwe abandi bakozi kugira ngo babashe kwirukankira mu cyumba cya stock kiba kiri ku ruhande rw'inyuma. Ku rundi ruhande rero Ken yagiye mu bwiherero kujya gushakayo icupa rya whisky yari yatsimbyeyo. Gusa na manager nawe yaragiyeyo, aho yamwiboneye ameze nk'ari ikintu ari gushaka, ahita amubaza icyo ari cyo. Gusa neza muri aka kanya umwe mu bakiriya uba wahindutse yahise yataka Ken aturutse mu bwiherero, aho basenye ibikuta bari kurwana. Gusa wowe na manager baza kubasha gusunika wa mukiriya wahindutse bahita birukankira hanze. Cyo kimwe rero wa mukozi ngo ni Marnie yabonye yuko
babakiriya baba bahindutse bose baba bahuriye mu gice bacururizamo ibintu bya Noheli nk'ibirugu n'ibiki abirebeye muri kamera. Tari rero yahise yerekeza kugira ngo ajye kureba aho yasanze abakiriya bose baba bahindutse bari kugenda biyomeka ku kintu kinini cyane cy'igiparasiti kiba kiri kugenda gikura buri munota uko umuntu akiyunzeho. Ibi ngibi rero bitera ubwoba cyane Marnie, aho yibuze cyane yahise yirukanka asubira hahandi neza mu gice cy'inyuma aho ba Ken bari aho yagezeyo baranahura ari kumwe na manager n'abandi bakozi babashije kurokoka. Ahangaha rero bwa nyuma bahise bafunga imiryango yose yinjira handi muri ya supermarket kugira ngo abandi bantu bahindutse batabona ahantu baca. Gusa neza muri ako kanya bahise babona imodoka ya polisi biri kuzi basanga abantu bose barirutse bavuga ati turatabawe. Gusa ibyishimo byabo ntabwo byamaze kabiri kubera yuko ya modoka yaraje ahubwo itigonga neza kuri ya miryango yabo, ibyatumye hahita harangara ku buryo noneho nta mutekano bagifite. Abakozi bose rero bahise batangira kwirukanka basohoka kugira ngo bari kubatabara ubuzima bwabo. Ndetse muri ako kanya Chris yatatswe n'umukiriya w'umudamu wahindutse, hanyuma Archie agerageza kumufasha gusa birangira wa mukiriya w'umugore akiriye bya bintu by'umweru. Archie Tare ahita amwanduza aramuhindura. Gusa nubwo bimeze gutya Archie n'ubundi asaba Chris kwirukanka ava aho ngaho nawe agakomeza aho ngaho inyuma ahangana ku mwuka we wa nyuma. Gusa nta mbaraga bafite zangana n'umuntu wahindutse kubera yuko umwe muri bantu bahindutse amukubita bya bintu by'umweru akahita amutatamurinda ndetse aho kanya bakahita bamurya wese. Nyuma y'ibingibi rero abakozi baba babashije kurokoka bose birukankira kuri rwa ruhande rw'inyuma rwa stoke, ari nako Emmett bo wahindutse abakomeza kubirukankaho. Ndetse biba bimeze nkaho abandi bantu benshi bagiye kurushaho gupfa, ariko Marnie abasha kwica Emmett wari wahindutse akoresheje urunugu rw'uma rwari ruri aho ngaho ku ruhande. Ndetse kano kanya abakozi bonyine baba basigaye abari manager Ken, Brian, Chris na Marnie. Noneho kubw'umwaka wabo umuriro wahise ubura, ibyo basabye ko bacana bwa bukinisho bwa kugira ngo babashe kureba aho ngaho mu cyumba. Ndetse ahangaha aba basigaye nta ndi mahirwe bafite usibye kuguma muri kino cyumba kugeza igihe ibintu biri buze gusubirira ku murongo. Ndetse Marnie yaje gusanga inyama z'inkoko muri firigo aho yahaye bagenzi be y'abantu barazenjoyinga nubwo bari mu bibazo. Gusa ibi byishimo byabo n'ubundi ntabwo byamaze kabiri kuko babashuti uko ari babiri batangiye ibintu byo kuburana. Chris atangira guserereza Ken kubakora mu iduka nk'iri ngiri rya fake akazi k'abana no kuba ateretana na Marnie abakubye imyaka nk'inshuro ebyiri. Ndetse n'abantu bose baratunga ko umukobwa yahise yigarama avuga yuko ngo adateretana nawe. Ibi ngibi rero birushaho cyane kubabaza Ken, cyane ko we aba yaribwiye ibindi, aba yarabonaga yuko umukobwa bashobora kuba bakundana akurikije ukuntu baganiraga. Kubera n'umujinya rero yahise yemeza ko agiye gusohoka muri rino duka akareba ko yajya gutabara ubuzima. Hanyuma y'ibi ngibi rero n'abagenzi be bose batangiye kuva aho ngaho bagana mu cyumba kibamo za generator. Ndetse ahangaha baba bari kuganira bavuga yuko bashobora gusohoka hanze baciye ku rundi ruhande rw'umuryango. Ndetse ahangaha muri gahunda baba bapanze yuko niba bamara kugera hanze hari igikamyo gihaparitse bashobora kwifashisha bacika aho ngaho. Igihe rero barimo bashaka ibikoresho byo kugira ngo bice umuryango wo kuri rwa ruhande bashaka gusohokeramo, bitunguranye Emmett yarongera agira gutya aragaruka, kandi noneho yagarutse yabaye inyamaswa y'inyayo aho afite imbaraga no kurenza ukuntu yari ameze mbere. Ndetse yihuse cyane yahise ajya kwataka ya gurupe yose aho byaje kurangira ari guhangana na Ken. Ndetse nyuma y'uko kwesurana hagati yabo uko ari babiri, Ken yaje kubasha gukubita hasi cya Emmett ariko agikubita hasi tayari cyamaze kumuruma. Bagenzi rero bashatse kugerageza kumutabara ariko abasaba kuguma kuri ye cyane ko ari gutekereza ko nawe agiye guhinduka. Ahangaha rero batangiye kumugira inama bavuga ati we rero kata akaboko kawe kugira ngo infection zitaza kubasha kuzamuka hejuru ngo ube wahinduka. Gusa Ken arabyanga. Hamwe n'umutima uremerewe rero bagenzi be byaje kurangira babuze andi mahitamo usibye kumusiga inyuma, nyine barigendera. Ndetse nyuma gato baje kubasha gufungura wa muryango ku rundi ruhande bahita bihuta bajya inyuma mu gikamyo cyari kiri aho ngaho. Muri akanya kamwe rero Ken yari ikinjanye handi muri loading dock ategereje kugira ngo nawe hinduke inyamaswa, ariko kubw'impamvu zimwe aguma ari muzima nta kibazo afite. Igihe rero yari yicaye ari gutekereza ikintu agiye gukora, umwe mu bakiriya bo wahindutse yakubise umuryango arawumena. Byahise bituma Ken aho yari ari ubwoba bumwica, aho yahise atangira kwirukanka ari gutabara ubuzima ariko anacana bimwe mu bikinisho bye biri aho ngaho kugira ngo arebe ko yahisha uyu mugore uba wahindutse. Hanyuma nawe aragenda yitsimba aha nyuma ya za shelves baterekaho. Tugarutse handi rero kuri cya gikamyo, Chris yabonye abantu benshi itari baba bahindutse inyamaswa bari kuza babasanga ku muvuduko wa danger. Abantu ubwoba buramwica agerageza kwata cya gikamyo ariko biramunanira neza kubera ubwoba. Abuze andi mahitamo rero yahise asubira inyuma aho bagenzi be bari, aho yababwiye yuko abantu benshi bahindutse ngo tayari bari kuza babasanga. Ndetse abantu bahindutse bidatinze bageze kuri cya gikamyo aho batangiye kugikubita
bagicugusa byatari bigaragara yuko nibakomeza kibuze no guhirima. Gusa babonye ko ibintu byakomeye barongeye bafungura hahandi inyuma muri stoke ya supermarket, aho bahise birukankirayo bagerayo bose nta n'umwe ubashije kuribwa naho abantu bahindutse. Bakimara kwinjira imbere rero bahise burira bagana aho abantu basohokera igihe habaye ibibazo, aho bahise bakomeza bazamuka hejuru ku gisenge cy'inyubako. Gusa bakimara kugerayo ikindi kibazo cyaravutse. Ba bantu bose bari bahindutse bagendaga bajya kuri cya giparaziti kagenda gikura, cyatangiye gukura cyane ku buryo cyatoboye neza ku gisenge, bigaragara yuko kiba cyamaze kuba kinini ku buryo mo imbere kitakwirwamo. Ibi ngibi rero bihita bitera ubwoba cyane manager, ku buryo ahangaha ahita atangira kuvuga ijambo ryo kuraga, ariko avuga ati murabizi bana banjye twabanye neza. Hanyuma maze kubaraga manager rero yasimbukiye muri venti, aho abantu bahindutse barimo bazamukiramo, abaritanze gutyo kugira ngo za parasite zizamuze hejuru ziticana bagenzi be bose. Tugarutse handi imbere rero muri supermarket, Ken yambaye inkweto z'amapine, hanyuma akisha inyuma ya bya iboro baterekaho ibikoresho, ari kwitsimba wa mugore uba wahindutse. Ndetse ahangaha yateze udutego twinshi, hanyuma atangira kujisha wa mugore kugira ngo azikora yuko yikubita muri twa dutego aba yamuteze. Gusa uyu mugore nawe ubudapfa kuva ku izima yaje kurangira acakiye Ken, hanyuma atangira kumukurubana handi mu cyumba, aho Ken amwitegereje neza yise aboneye yuko ari wa mugore n'ubundi ufite umushiha byatari yari yahaye serivisi kare. Uyu mugore rero ari kumukurubana amujyana ahantu cya giparaziti kinini kiri kugira ngo acyomekeho kirusheho gukomeza gukora. Gusa Ken biza kurangira abashije gukubita wa mugore za nkweto z'amapine yari yambaye, ahita avaho ngaho aracika. Tugarutse handi hejuru ku gisenge rero, Brian yatangaje ikintu giteye ubwoba, aho yahise ahishura yuko ngo ari we warumye Ken, apana umwe muri bo abantu baba bahindutse. Ndetse ahangaha avuga yuko impamvu ari uko ngo abamwanga kandi ngo amaze ikinini amwanga, ndetse ngo ahangaha ashaka gufatana amahirwe kugira ngo arebe yuko yamusoza yifashishije bino byago. N'umujinya rero bakimara kumuvumbura, Marnie yahise amwita umugome byatari, ndetse atangira kumukubita. Ndetse muri uku gushwana hagati y'aba ngaba bombi biza kurangira bose bahirimye bagahanuka handi hejuru ku gisenge. Gusa ku bw'amahirwe bose bikubise muri puberi ntibagira ikibazo na kimwe. Chris nawe bidatinze yarasimbutse, nawe biza kurangira yisanze handi muri puberi, nawe ntiyagira ikibazo. Nyuma y'ibi ngibi rero uko ari batatu basohotse muri ya puberi bagenda bagana kuri parking kugira ngo bareke babone imodoka ibakikisha. Gusa tayari kano kanya supermarket yose iba yamaze kuzura cya giparaziti, ndetse bigaragara neza ko kimeze nk'ikigiye guturika isegonda iryo ryose. Nyuma y'amasegonda make cyane ya groupe yatewe ubwoba no kubona cya giparaziti kinini cyane gitobora neza igisenge cya supermarket cyabaye kinini ku buryo cyari kiri kuyisumba. Ariko go supermarket yose akanya ibiri gushya, ndetse abantu bose baba bahindutse baba biyunze kuri kino kintu, ari nayo mpamvu kiba cyabaye kinini. Ariko Brian amaze kubona yuko kino giparaziti kiba gikozwe n'abantu benshi bari bahindutse bagiye bakiyungaho, yatangiye kuvuga yuko ngo afite ubwenge bushobora gutuma acana ahantu ngo kitabashije kumufata. Gusa abivuze bagenzi be baramubwira ati vaho ngaho avana ibyo kwikina. Gusa Brian yashaka kwereka bagenzi be yuko ngo ari umuhanga cyane mu bintu byo gucuruza, yatangiye kuza asanga rwa rukoko ngo cyane ko none rwari rugizwe n'abantu bari abakiriya be, ari kuza ruganiriza nk'uko waganiriza nyine abakiriya bawe. Ubwa mbere rero uruparaziti rubanza kumera nk'aho ruri kumwumva, ndetse rukanikaruma kugabanya amahane, ariko n'igihe batekerezaga yuko ibyo bapanze biri kugenda neza nibo rwahise rusunika Brian ako kanya yita apfa. Chris rero na Marnie babonye uburyo apfuye, abantu bagize ubwoba byatari, ndetse batangira gutakaza icyizere. Ariko neza muri kano kanya nibwo Ken yahise asohoka hanze ari kuza yiruka basanga afite na kontaki z'imodoka ya SUV. Ahangaha rero bahise batangira kwirukankaho basanga ahantu ya modoka ibiparitse, ariko biza kurangira batatswe na cya giparaziti bari mu nzira bataragera ku modoka. Kano kanya rero ya groupe nibwo yahise ibona ko byanze bikunze hagomba kugira umuntu umwe usigara kugira ngo arangaze cya gihugu kugira ngo bagenzi be babashe kubaho. Ken rero niho harahaza ubuzima, ahita yemeza kubikora, aho yagiye ku ruhande aho wa ruparaziti uri kumureba batangira kuvuza induru aruhamagara, mu gihe abandi bahise batangira kwirukanka basanga ya modoka. Ariko neza muri ako kanya Chris yabonye ka kamodoka bita forklift gaterura ibintu by'amakontineri n'indi mizigo iremereye, ahita agira igitekerezo cya danger. Yihuse cyane yahise yurira muri ako kamodoka, hanyuma atangira kugatwara asanga cya gisimba. Cyo cyahise gitekereza yuko uyu nguyu ari ikiremwa muntu ko nta bwenge cyari gifite. Twa ruparaziti rero wahise rurekura bya bintu by'umweru kuri ya forklift kugira ngo rubashe gukurura neza uwo muntu rwatekereza ko ari umuntu. Ariko Chris mu bwenge bwinshi ahita afungura bya byuma by'imbere bya forklift iteruza ibintu, mu masegonda make cyane ahita asimbuka mbere yuko ya paraziti ikurura. Cya giparaziti rero kigikurura mu masegonda make ya bya byuma bya forklift byagiye bikijoma mu maso, ibyahise bituma gihanuka kikubita muri wa muriro.
ndetse ahangaha Kenny na Chris na Marnie barabyirebeye uburyo rwa ruparasiti runini rwahiriye muri wa muriro mwinshi, ndetse filime yakirangira tubona bari gucika mu modoka yabo bahungira mu wundi mujyi, ariko bari mu nzira babona yuko bya biparasiti byari byarateye n'ahandi hantu mu mijyi igiye itandukanye, ariko bo nibura bari babashije kurucika iby'abandi abo babage bifashe, kuko n'abangabo ntababafashije. Yo, that's what's up. Agafilime kacu kuri munsi nanga karangiriye, nizere ko kabashimishije. Akanga kitwaga Black Friday, indi ya The Focus. Until next time, peace.